kitoroshye gishobora no guteza intugunda mu karere kuko niba ibyo bibunda M23 yabadukanye nta bigoye kumenya ko hari ibihugu bindi bikoresha muri Afrika. Urumva M23 bazanye ikoranabuhanga rishobora guteza impaka kuko na Kongo ntaryo yabifite ubwo no muri Afrika ibihugu bifite byaba ari bikeye. Ubwo rero hasigara kwibaza M23 igeze ku rwego rwo kurwana intambara zikomeye muri urwo rwego. Iriya ntambara ishobora kuba ifite agenda iri ku rwego rwo hejuru cyane ko ziriya mbunda nizinjiramo zisenya ibitwaro byo mu kirere. Byanze bikunze hazamo andi magambo menshi y'ibindi bihugu bikomeye binazicura. Turaza kubona andi mazina Kongo ishyira mu majwi apana amazina twari dusanga tuzi ibihugu bituranye. Uraza kubibonamo byanze bikunze. Ifite money power, ifite mendevure, ifite urubyiruko rwiyemeje kurwana, rukarwana bazarendo. Noneho ukagira abamercenaires bangana kuriya bazanye n'intwaro zabo turimo kujyana. Hanyuma ukambwira ngo M23 ngo irwana yonyine. Marechale bazambeshya ibindi ntago ibyo ngibyo wabimbeshya. Ifite ibihugu bikomeye by'ibihanganje byanze kwigaragaza bishyigikiye iziranye shyamba. Apana kuvuga ngo ibihugu bituranye se bicura intwaro zo ku rwego rwo hejuru. No gukomeza gukora subscribe. Bagakora like ku nkuru dukora ariko bakanazisharinga kubera ko izi nkuru iyo yumvise wenyine ntuyihe n'undi abagize ikinahomba. Ni byiza rero ko cyane abantu bari mu burengerazuba bw'isi, bari muri za Canada, bari za Europe, bari za Australia, abo bose bari mu mijyi nka Canberra, Sydney, imijyi nka Perth, ni imijyi itandukanye cyane. Hariya muri Australia haba abantu benshi bumva ikinyarwanda basharinga izi nkuru, kandi n'abavandimwe badukurikira bari nko mu Rwanda no mu Burundi nabo basharinga izi nkuru, banakore commentaire kugira ngo ubutaha tujye dufata ikiganiro kimwe cyo gusubiza ibibazo abantu baje muri commentaire. Hanyuma ubwo nawe nk'umuyobozi w'ikinyamakuru niwe wabizeza ko uzaba content nzima n'abantu basobanutse barenze kabisa kugira ngo twe kubapfunyikira. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone, you are my number one. Mondestone, nukuri turakwemera. Reka twongere duikaze abantu bose bakurikiye Mondestone TV, tubabwira ngo muri abantu b'abagabo, Imana ikomeze ibamugisha mu byo mukora byose. Twongera tunabashimira kuko mwatweretse urukundo, reka tubabwe ko natwe tubakunda kandi bivuye ku mutima kuko mudahari ntacyo twakora. Tunishimira abantu bose bakoze subscribe, nawe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye. Biganiro twashizeho ubushize twabonye ko mwatitabiriye cyane, mwakoze subscribe. Bana ntako mutagize kabisa, Imana ibahera umugisha mu mukora byose. Uyu munsi twongeye kubaza no bita special guest. Zamvuga ko ari special akagatoya nukango ni special. Uyu munsi none yatwemeje cameraman. Mbabari umanuke sinzi ari kuntu manuke gatoya kuko nambaye kamera mure kuko nambaye igisirikare mukunda igisirikare ariko uyu munsi ngo yabaye umva Marechale wemeye kabisa. Ariko noneho nzazana n'amanyota. Iri zina ni ryawe kabisa. Nzazana n'amapeti se niyo mushaka. Bayampa se sha. Ntago bayampa naza. Bibaza muri kumubona. Ntago bayampa. Uyu munsi none yatwemye kari Marechale wuzuye pana bya bindi. Nambara imbeho rata ntimugire ngo. Ese umuntu avuga ibiturika akazana amakaruvate by'umuntu babikunda. Nimumbaza ibya diplomasi nzanya nzambara nk'abadiplomate. Nambara utufite z'abadiplomate, nimumbaza ibisandara rero mu kirere. Uyu munsi rero kandi uzi ko bitanoroshye tubivuye ku ntambara gusa. Umunsi nta nkuru z'amahoro tubazaniye. Ni imirwano kabisa. Ni imirwano. Hanyuma rero ibyo wari utangiye uvuga nabonye koko ibiganiro byawe bikurikirwa, ariko bujya ntukagire ngo ni ikindi. Iki kintu cyambeye na makuru, abantu bakeneye amakuru. Abakeneye amakuru hadutse ibintu byo kubeshya urumva ukuntu abantu baryoshye inkuru ngo nuko ari YouTube ngo bashaka views, ukabwira ibintu abantu bitagize ikintu bizabungura cyangwa bitarimo ubushishozi ubwo aribwo bwose. Ariko igihe cyose uzazana amakuru mazima abantu bazayareba byanze bikunze. Uteka ibyo kurya biryoshye ukabishyiramo ibirungo, iyo restaurant y'abantu barayisanga. Ikintu cyose kirigura.
kuko nta korabushono h'abantu, iyi YouTube iriho abantu benshi, ubwo abantu rero n'ikiyasi cyo kubiturangiza akavuga ati tugenda kureba hariya kuri Mondestone turahasanga iki. So je t'encourage beaucoup yuko nyine wakomeza gushakira abantu amakuru bitareba ngo umuntu kanaka, bireba content, nugira content abantu bazayigura byanze bikunze abantu bazayireba. Nicyo nakubwira nanjye nakwankuraje. Ntago babireba kubera fanatism, babireba kubera icyo basangaho. Nibyo ngibyo navuga. Nibyo ndumva ntago turi buvuge byinshi ngo tuvuge introduction nini. Marechale muramuzi, mamenyereye, amaze kuba umusangwa ntago akiri mushitsi. Ko twababwiye yuko muzaza mubona kenshi hano mu biganiro bitandukanye, reka tubwiye ko n'abantu banakwishimiye banakunze. Ariko hari n'abantu bamwe baba bavuga hari umuntu wari wanditse muri commentaire avuga gano cyo bishize yuko hari abantu bavuze yuko Mariki Karenga atari umusozi Kimoka ya nabyo nari kubikosora uyu munsi kuko Kimoka iriho defense ya Monesco, ariko hari ibindi bitangazamakuru nkorera, hari abantu twaganiriye bo muri Amerika bambwira ko Kimoka ni strategy ariko itari umusozi muremure. Barayisobanuriye nanjye naravugaga icyo kintu Kimoka ni igisozi kireshya gute. Numva ko ari isheni nk'ibirunga urumva, ariko nza gusanga ahubwo Kimoka nayo yirengiwe n'indi misozi ahubwo irimo ngiyo za Karenga nkuko babimbwiraga ejo. Gusa bambwira ko nta Kimoka nta Sake, ngo nakagezi gacamo hagati ya Kimoka na Sake, kubundi bifatanye mu by'ukuri. Niba mbyibuka neza nuko babimbwiraga ejo. Uyu munsi iyo tugira uburyo twari gutumira undi muntu akabitubwiraho neza, ariko ndabona ngari mu masaha y'akazi nayo namuteguje, ariko ejo tuzaganira cyangwa mu yindi minsi tuzaganira ku muntu adusobanurire geography hari ahantu habera intambara yose, Rucuru na Masisi. Ni umuntu w'imvukira waho wa muri Amerika, Indianapolis. Yanyumbwiye ko azajya dufasha kumenya udusozi, imigezi, ibiraro, imihanda, ibintu nk'ibyo. Mu kiganiro gitaha tubijeje ko tuzabikora. Abantu bajya babaza ibibazo muri commentaire tubashe kubashakira abandi bantu b'inzobere bwo kubidusubiza, ko ntabwo nazobera ibintu byose nanone. Kandi kandi nakongeraho nuko nibashima abasesenguzi, natwe tuba dushima amacano, ko amacano dutumira yose ntabwo ariko tuyitabira. Ubwo banza gusesengura ukareba ni abantu ugiye guha ubutumwa cyangwa guha ubusesenguzi. Ubwo kuba abantu bashima umusesenguzi n'umusesenguzi abashima iyo cano, kuko habaho gushimana kugira ngo byose bigendane cyarimwe. Yego numva umuntu abandi icyo kibazo numva baramusubije. Twebwe hano niyo mpamvu twishimira abantu bagira commentaire, ariko abantu batukana ntabwo bari sawa. Oya rwose nta bwenge baburimo, kuko nk'iyo commentaire urumva yuko irasana, irubaka, irafasha. Ubure nawe ufite ikibazo wamubaza abari tari gusubiza igihe cyose. Okay, mumbore musesenguzi amakuru y'ibisi, urabona ibintu bimeze gute? Mbori za urabona yuko muri M23 bimeze gute? Urabona muri Kongo ubu ngubu hari amatora, M23 bimeze gute? Do update bimeze gute? Shaka kubeshye ikintu naje ntekereza mu mutwe, narenze ko munakimbaza wenda na makuru arimo, reka tubyite guhwihwiswa, kuko nta rwego rudafite aho rubogamirwa ari rwayemeza rw'uko uko turimo kubona intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo turavuga, urumva umunsi ku wundi haravugwa ubwoko butandukanye bw'indwanyi rw'abarwana, ibyo bita man power. Man power n'abasirikare. Impamvu mvuga ibi ngibi kubera iki? Harimo kuvugwa ngo amatsinda y'abasirikare y'abarundi n'ingabo zabo zidasanzwe ziri mu rugamba. Icyo si kimwe. M23 igashinjwa ko ari ibihugu bituranye na Kongo biyitera inkunga biyifasha. Icyo si cya kabiri. Kongo ikabizanye n'amafoto, footage z'amafoto n'iki batire murebe dore ingabo batiza u Rwanda, iza Uganda, bavuga ibyo bashaka abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nayo M23 nayo ivuga ibyo ishaka ku rundi ruhande. So urumva hariho speculation cyangwa se ibintu batavugaho rumwe ku bijyanye n'amatsinda y'abasirikare. Ubwo ndavuga abarwana, abindwanyi, bakavugamo n'abantu bo muri SADC bashobora kuba baraje hariya ariko rwihishwa. Ibyo bita reconnaissance. Amatsinda y'ingabo za SADC ashobora kuba yarageze Goma nk'intasi zije gutata ikibuga. Urumva muri izo ndwanyi havugamo n'abamercenaires, abacanshuro. Bari abacanshuro bavuga amatsinda atandukanye, bavuga Wagner, ariko by'ukuri Wagner ntago iri muri Kongo, ngiye mbona ari ugushikuza. Gusa hari amatsinda y'abasirikare b'abacanshuro bava mu bihugu bitandukanye birimo Romania, birimo za Belarus n'ibindi bihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba, ariko kwemeza ko harimo Wagner Wagner y'Abarusiya
mbona agiye ari ibintu bisa nko kubeshya ntabwo nge nabyemeza ubwo turacyari ku ndwanyi ziri muri iriya ntambara zitavugwaho rumwe ariko ikindi kintu kirimo kuzana none gishyashya kiyongera muri ibyo ngibyo ni speculation cyangwa n'ibintu ni amakuru atavugwaho rumwe y'ibikoresho birwana ku rugamba kuko nuvuga abasirikare uravuga n'ibyo bakoresha intambara n'ubwo buryo bubiri man power urumva abarwana ariko kandi nta guhana nabo ibyo ibirwanisho bakoresha muri by'umwaka nka 2 bishize bitambutse humvikanagamo drone z'abashinwa bita CH-04 ngirango cyangwa se CH akarongo gatambitse 04 ni drone z'intambara zindwanye cyane zizwi izo rero zafashe igihe kinini abantu bati Kongo yarimo kuzigurutsa hafi n'umupaka w'u Rwanda you see ubwo izo drone zaje zisimbura ibibunda bikomeye cyane bita BM wenda 40 bararo kuko nizo gemenye nzi 40 bararo ni munwa w'imbunda 40 ni 40 ni imbunda igira iminwa 40 ishobora kurasira icyarimwe cyangwa ikarasu rimwe bitewe nuko umurashi yabishatse cyangwa ashaka ikarasamo 10 ikabizigamye ibindi 30 kunagaza bitango ni BM20 yego zigira amazina menshi ishobora kuba nyine iyo BM21 cyangwa se ikagira na BM n'andi mazina atandukanye bitewe na version abantu baba bavuga donc hano turi ku basirikare no ku bikoresho bakoresha ikindi kintu cyagaragaye ni imbunda M23 yetse gufata z'abasnipers cyangwa abamudahusha warazibonye ziriho na majimeri izerekana yambuye ingabo za leta zidasanzwe leta ya Kinshasa FARDC n'abandi bakorana ubwo turi ku bikoresho yego ikindi muntu nikirize niki hari ibifaro ibyo bita APCs APCs ni bifaro bitwara abasirikare ku rugamba ariko ushobora no kurwanisha babyita armored personnel carrier niyo APC n'amagambo ahinnye ni nko kuvuga ngo ni uburyo bwo gutwara ingabo ariko unaziproteje bishobora gutwara abasirikare ariko mu birahuri by'izo byo bifaro haba harimo imyenge ushobora gucomekamo imbunda ukarasa ureba donc ugashyiramo umunwa w'imbunda ugasohoka hanzeho ariko abarasa bari imbere zishobora no kugira intwaro hejuru abantu bajya bazibona bene ibyo bifaro zishobora kurasa zitewe n'ubwoko bashaka ibyo ni byo bitaragaragara ku rugamba rwa Kongo ariko ikindi cyadutse rero ari nacyo nari kuvuga nabanje gusasira nicyo ko harimo kuvuga yuko bishoboka ko ntabwo turishwa ko M23 ngo yabadukanye imbunda zidasanzwe zisenya ibisasu iraswaho zikabishwanyaguriza mu kirere Iron Domes ntabwo oya ziriya mbunda ziramoko menshi hari izo bita Patriot missile ni iz'abanyamerika dusanzwe tubona zikoresha muri NATO Amerika zifite mu bubiko bwazo ariko inazikoresha mu kurinda ikirere cy'ibihugu bihuriye mu muryango wa NATO wo gutabarana tuzizi muri zahoze muri Turukiya n'ahandi hatandukanye mu Burayi aho zideploye sinahamenya hari izo bita ngira ngo ni S-400 niba ntibeshye S akarongo gatambitse 400 z'Abarusiya bana bazigurisha na Turukiya mu minsi itambutse izo ntwaro ni intwaro zagenewe kurinda ikirere no gushwanyaguza ibindi bisasu biba bitewe n'umwanzi zifashishije ikoranabuhanga rya radari zibasha kumenya igisasu kirashwe kikiri kure kigatanga integuza ibindi bigahita nabyo birasa bikaza guhurira mu kirere zikabisandaza hanyuma hari icyo uvuze bita Iron Dome cyangwa Dome de Fer zikoreshwa n'Abayisrael zifite ikoranabuhanga rikomeye cyane ryo kubasha kumenya nyine ibisasu bitewe kuri Israel zikabisandaza rero nkubwiza ukuri wa mugabo we Mondestone boss niba ibyo bisasu Israel M23 bifite ni ikindi kintu cyaba gikomeye cyaba kinjiye ku rugamba rwo muri Kongo kandi kiri meaningful gifite icyo gisobanuye wenda uraza kumbaza ngo gisobanuye iki ariko niba M23 yaba ifite ikoranabuhanga risandaza ibisasu mu kirere uravuze kutangira kurinda ikirere ubwo nyine uteguye nyine kugira leta ni ikintu kitoroshye ni ikintu kitoroshye gishobora no guteza intugunda mu karere kuko niba ibyo bibunda M23 yabadukanye
bigoye kumenya ko hari ibihugu bindi bikoresha muri Afurika, urumva M23 bazanye ikoranabuhanga rishobora guteza impaka, kuko na Kongo ntaryo yaba ifite ubwo, no muri Afurika ibihugu bifite byaba ari bikeye. Ubwo rero hasigara kwibaza M23 igeze ku rwego rwo kurwana intambara zikomeye muri urwo rwego. Ari cyo kibazo nakwagiye mu kiganiro cy'ubushize nakubajije ngo ese izo mbaraga M23 izivana irazigura, imbunda ziragurwa. Imbunda ziragurwa, ariko nari nzi kurana nabimbaze kuko ni ibintu byo gutrendinga cyane. Urumva nta gihamya tubifitiye, ariko mu kuzigura mfite amakuru yuko mu bintu bijyanye n'imikorere y'intambara, trust me, buriya dufata urugero kugira ngo tworoshye ibintu tutaza gukaza ibintu. Urabona iyo coupe du monde igiye kuba, coupe du monde igikombe cy'isi kigiye kuba, ku ruhare uri discipline yose, yaba rugby yaba football, ariko dufata urugero kuri football. Iyo football coupe du monde izabaho mu myaka 2 iri imbere, inganda zikora imyenda zitangira gukora amarushanwa, iba Adidas, ibende yande, you see, zitangira gukora amapiganwa, ni imipira izakinwa muri icyo gikombe cy'isi nizaba ari Uganda. Turimo kujyana imyambaro izambarwa n'amakipe, uruva inganda zikora imyenda ya siporo zitangira kujya mu marushanwa, kubera coupe du monde igiye kuba muri football, kubera coupe du monde igiye kuba muri rugby, kubera coupe du monde igiye kuba muri basket, NBA n'abandi bose. Inganda zikora ibyo byose zitangira nibyita kwibonekeza, abantu banyuve neza, zitangira kwigaragaza kugira ngo zipiganirwe amasoko y'amakipe azambara ibyo ngibyo. Kuki ntanze urwo rugero mu myidagaduro? Buriya ndatekereza ko gifite ntekereza nyuma kumva ibyo byo koranabuhanga rya M23, ndatekereza ko inganda zikora intwaro nazo zivetinga, zirambagiza intambara, ziba ziri update. Ubu tuvuga urugero ku isi hari intambara ziri open zitarenga nk'eshanu, ndazikubwira. Hari intambara ya Ikirere na Russia, navuga yuko isa nkaho iri muri derby, n'intambara ya Hamas na Israel. Nizo ntambara zifite imbaraga ziremereye ku isi ubu turimo kuvuga. Izo se ebyiri. Intambara ya kabiri ni izitutumba, ishobora kuba hagati ya Taiwan n'Abashinwa. Abantu niyo bakeka ko ishobora kwaduka nayo ikaba intambara ikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Intambara ya gatatu ifite imbaraga ni intambara iri hagati ya RSF n'igisirikare cya Sudani. Ubwo ni inyeshyamba z'Abadarifur ndetse n'izo muri Sudani bahanganye ku rugamba. Urumva ko nayo ni intambara ya gatatu. Yego. Intambara ya kane nubwo nayo imaze ifite uburambe bukomeye, ntabwo hari buburemo intambara ibera muri Kongo, bucya yafashe isura imwe ubundi gafata indi, ariko sofa dushobora kuvuga ku ntambara ya M23 hagati ya guverinoma na M23 n'abo bafatikanyije kuri buri ruhande. Ndumva niba nta yindi wanyibutsa, nujya mu bya Boko Haram urabuvuza ibindi, nujya mu bya Somalia urabuvuza ibindi, Eritrea na Ethiopia n'iz'amakudeta zose zihari. Iz'amakudeta, ariko by'amakudeta ntabwo byatuma inganda ziza kurambagiza ngo zirambagize urugamba. Kakubwira ko rero buriya abantu bakora imbunda bamaze kubica, bamaze gutera akajisho kuri ino ntambara. Ndaguha n'impamvu ku buryo ntekereza ko inganda za tekinoloji zikoreshwa ku ntambara ni kiyasi zikoreshwa kuvuga atari ko se basha ko nuzi musumbirijwe n'ibisasu bya Sukoyi, mugasumbirizwa n'ibisasu bya BM, mugasumbirizwa n'ibisasu bya Marechale SA-20 n'ibindi byose, mugasumbirizwa nabo Wagner. Mwebwe ntabwo tugerageza ikoranabuhanga ryacu. Ubwo gihe ndi kwigerageza, kuko burya nibyo tutaza rugero kuri ya myenda yabarwa n'amakipe, haba hari imbunda zitarajya ku isoko ariko zirimo kugeragezwa. Kuko utambwira ngo Iron Dome M23 apfa kuyigondera. Iron Dome igura amadolari menshi cyane. Irahenda cyane ibyo. Amamiliyari y'amadolari kuyubaka. Reba nk'ubu ngubu Ikirere hari imbunda yahawe itaratangira kurashisha, ikitoza. Izatangira gukoresha nko mu mwaka utaha, kuko bisaba kubanza kuzitoza igisirikare ngo bamenyere iyo mikorere y'izo mbunda no kwestara ikoranabuhanga. None nkavuga nti rero birashoboka yuko no kuri M23 haba hari inganda zatangiye kwirambagiza kugira ngo zikoreshe intambara yayo mu igerageza ry'imbaraga z'intwaro zabo. Ngiye nuko nese mbitekereza. Icyo ni kimwe. Ikindi navuga kijyanye n'icyo ngicyo nuko na M23 ntago ari abana,
bashobora kureba imbaraga batakaza bahanganye n'ibyo bitero, kuko mu byo bisasu numvise ngo izo mbunda za M23 zirimo gushwanyaguriza muri Masisi, hashobora kuba harimo n'ibiraswa n'izo Sukoyi. Ngaho ndebera kigasenya misiri irashwe na Sukoyi, kigasiga Sukoyi ikaguruka ukwaye izi ngo yarasha abantu kumbe shwi, abantu b'Imasisi ngo bire bare umukino ejo w'ibisasu bisandarira mu kirere. Ejo Masisi yari Masisi kuko bajya banashaka no kuduhamagara n'ikiri wamenye, urumva nuko. Ariko ubwo si Masisi yose wenda nta wamenya, baze kwandika commentaire batubwire. Hari n'umuntu baza Masisi nashatse guhamagara ngo maze niba nawe yarabyumvise, gusa ibyo bintu birimo kuvuga mu itangazamakuru. Niza kumubona ku murongo wa telefone turaza kumubaza twumve, reka mushakishe numve. Ariko icyo nakubwira cyo nuko intambara yo muri Kongo ishobora guhindura isura, idahindura isura n'ingabo nyinshi zishaka kuyisukamo, igahindurwa isura n'imbunda zikomeye zishobora kuzagaragaramo, n'amasoko y'imbunda ahurumbirirwa n'isi yose. Intambara twabonaga ntiba ariyo ntambara tuzabona ejo. Nicyo nakubwira. Ikindi cya kabiri tarambaza, M23 ishobora kuba abantu birirwa bamwe bayiganiraho, abari mu mabara, abareba YouTube, abagira gute, ariko zikaba ari ingabo zambariye urugamba ku rwego rurenze urwabo batekereza. Zirangeshya amazifite zifite agenda ikomeye. Ariyo mpamvu ubona zinagura intwaro zikomeye ziri ku rwego runarenze urwabo rushobora gutekereza. Ngiye nicyo nabitekereza. Mu gihe abantu bavuga batese bariya baraje barase kuko barashe 2013 birukanke basubire mu mashyamba, basubire muri Saranga, basubire Sabyinyo, bagire gute. Iriya ntambara ishobora kuba ifite agenda iri ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko ziriya mbunda nizinjiramo zisenya ibitwaro byo mu kirere. Byanze bikunze haza amandi magambo menshi y'ibindi bihugu bikomeye binazicura. Turaza kubona andi mazina Kongo ishyira mu majwi, apana amazina twari dusanga tuzi y'ibihugu bituranye. Uraza kubibonamo byanze bikunze. Ubwo udaciye ku ruhande, ubwo ko bazavuga ko iyo habaye intambara habaho bya bihugu by'imbaraga bihanganiramo. Ubwo ntabwo tuvuga yuko turibone nk'iri kubera muri Israel n'ibikorera muri Ikirere. Nuko abanyafurika dusuzugurana tukanisuzugura ubwacu. Ngewe njya mbivuga abantu bakagira ngo ni blague cyangwa nimo gushaka gusetsa abantu. Ntabwo inyeshyamba zitwa M23 zahagama leta ikomeye nka leta ya Kongo. Kereka niba udashaka kumva ko leta ya Kongo ikomeye. Ya Kongo leta irakomeye, ifite amafaranga, ifite buri kimwe cyose, ifite ibikoresho, ifite abasirikare, ifite ikananirwa, ifite money power, ifite main devil, ifite urubyiruko rwiyemeje kurwana, rukarwana bazarendo. Noneho ukagira abamercenaires bangana kuriya bazanye n'intwaro zabo turimo kujyana. Hanyuma ukambwira ngo M23 ngo irwana yonyine, Marechale bazambeshya ibindi ntabwo ibyo ngibyo wabimbeshya. Ifite ibihugu bikomeye by'ibihangange byanze kwigaragaza bishyigikiye iziranye shyamba. Apana kuvuga ngo ibihugu bituranye se bicura intwaro zo ku rwego rwo hejuru. Sibyo twavugaga mu kiganiro cy'ubushize. Twaba tuti buriya Bertrand Bisimwe yagiye Bujumbura kugira ngo yizere ko atari bufatirweyo, kuko agiye gusura umuperezida w'inshuti y'uwo barwana. Ndetse agiye no kumwihariza no kumuha warning kuko mushaka kwinjira muri ya ntambara, nimuyinjira muzayiseberamo. Urumva umuntu ujyanyije inyori ringana gutyo yagiye wenyine, yagiye ashyigikiwe, yagiye afite ibihugu bimushyigikiye, yagiye yasabiwe, naho yanyuze hose n'abamuhaye amaviza n'iki byose, kandi biyubashye bakomeye cyane. So kwisuzugura mvuga rero ko muri Afrika nuko ushobora kwibiranga ibihugu by'ibihangange biri kuri Hamas, biri kuri Israel, biri kuri Ukraine, biri kuri Russia, ainsi de suite. Akizinyeshyamba ntizaragwana n'icyumweru zidahagarikiwe. Uhagarikiye n'ingwaravomba. Zino nyeshyamba zirashyigikiwe ku isi. Zirashyigikiwe. None se ubona bizirwana bigeze aha ngaha. Nta UN Security Council yari yicara ngo izifatire imyanzuro. Zikarwanira kuri field iriho Loni. Zikarwanira kuri field iriho EAC. Zikarwanira kuri field ndavuga ikiwanja barwaniraho kiriho SADC ifite ingabo muri Kongo, abantu bakagenga hari izindi zizaza nshyashya. Zirahari. Izi nyeshyamba zifite ibintu bibiri by'ingenzi. Zifite impamvu zirwanira, ishobora kuba yaramaze kubaka izina muri aka karere. Impamvu ituma abantu barwana donc la cause principale y'intambara. As well, izi nyeshyamba zifite n'inkunga, kuko zino nyeshyamba zitanga ration ku basirikare ngo bafata breakfast, bagafata lunch na sapani mugoroba. Shanda kubwiza ukuri abasirikare ba Kongo ntabwo barya gatatu ku munsi. Urumva ikintu zidakora gusa ni uguhemba abasirikare wenda.
ariko zino nyeshyamba hariho umukoloneli nzi ugiye gukoresha ubukwe ntabwo namuvuga izina muri no minsi kandi w'indwanyi ikomeye muri M23 niba ataranamukoza ahubwo so abantu bararwana ukabyara nabaye mu nyeshyamba ndi mutoya inyeshyamba zirongora ntabwo nziza inyeshyamba zigakoresha drone zigakoresha smartphone zigakoresha iPad zigakoresha none zitangiye no guhanura ibindi bisasu zirashweho M23 yaza kwandika amateka muri aka karere barapfukama singiye kukubeshye do baravuze ngo mvuganire M23 irabapfukamisha bajye hasi urumva none se kwanza reka tugendane neza step by step yego infantry ni ingabo zigwanira ku butaka za M23 ni umutamenwa umutari yayimenera n'umunsi numwe kibumba buhumba ni agise y'intambara agise ya Masisi umurongo baciye nta muntu urawurenga genda umusirikare ukubwira ibingi ndavuga ibintu uzi nakubwira ukuntu aca umurongo nagira uwurenga wambwiye ko nanabyambariye wabyambariye uyu munsi niyo mpamvu amakuru menshi kabisa icyo ni icyambere kuko nubwo ntagikora igisirikare ariko nabaye umusirikare ni background yanjye wenda reka myisegura aho ngaho nta gisirikare cyantumye ariko amateka yanjye birimo uyu buri muri esprit imwe munsi bayinjiyemo neza uyumvamo nati dure duramuzi nati dure umuhanzi uramuzi ugize ko ari umusirikare wa Israel uriya ni umusirikare mu ngabo za IDF za Israel hano n'umunyarwanda ni umureserviste niba utarunabizi ngo ayo makuru uzamushaka guha amakuru ko twatuzi yuko yaje avuye mu ntuze ya muri Jamaica ariko burya yagiye azenguruka yabaye no mu ngabo za Israel amateka y'abantu ni maremare neseje kumusebya hanga cyangwa kumutaka bitari byo nuko mbizi icyo mba nkacishijemo naho kugira ngo abantu batajya bumva ko umuntu afite background y'igisirikare ngo bigire ibintu bigira intambara ibyo ni ibintu bisanzwe nta birenze birimo so nkakubwira ngo ukire nkakubwira ngo niba infantry ingabo zigwanira ku butaka za M23 ari umutamenwa ndabona ko yari ifite icyuho mu bwirinzi bwayo bwo mu kirere ku madrone yoherezwaho no ku basuko yoherezwaho ndetse bikavuga yuko ingabo bahanganye harimo n'ingabo z'u Burundi buriya ngo amakuru wenda ari utarunayazi ingabo z'u Burundi ziri mu ngabo zifite icyo bita artillery iri ku rwego rwo hejuru muri aka karere artillery n'imbunda z'imizinga kuko ingabo z'u Burundi zarwanye muri Kongo hano zagiye zirwana zirazwe ushize muri ex-FAB cyane irimo naba ku kuntu bahuje na CNDD-FDD bagahuza ingabo kereka niba muri ex-FAB barashaje wenda sinamenya cyangwa iyo legacy iyo heritage ntibayihereza abo muri FDD uko bagenda bavanga ariko kimwe cyo bafite ukuntu bazi kurasa imizinga ku rwego rukaze bona Uganda barazwi cyane ku bintu byo kurasa imizinga trust ibyo kugenda bizi sasa remo vetu kavuga ndabizi najya mbibona kera nanjye nkiri umwana ukiri umwana kavuga bati rero FDNB Force de Défense Nationale Burundaise yinjiye ku rugamba bazi imizinga nicyo gukora M23 urumva ko ku butaka ntawe yicengeragamo ariko ishobora kuba yashegeshwaga n'imizinga irashwaho nabo basi twavuze barimo kwinjira muri intambara none ikabe nitegura kuvuga ngo Sadek izazizanye iki izazizanye n'imizinga izazizanye izo ndege izazizanye kimwe cyose M23 bikaba bigaragara ko ivuga iti ntahe nikura ku munsi w'isoko urumva barimo kuntegurira ibitwaro noneho barimo kungurira ibitwaro bakaba barimo kunyuzanira abasirikare reka nanjye mbahabye hakiri kare nimuza mu kirere ku butaka narabahagamye mu kirere muranjegeza ariko reka ntangire mbereke ko ibibunda mwuzanye nzabishwanyuza bitarangeraho indege mugurutsa zizapfa ubusa urumva kugira ngo bifashe kubahagama ku butaka mu kirere ubwo zabasigaye ku mazi kuko ku mazi ho nta biyaga birari barwaniramo kereka ni barwanira mu Kivu kabona ko rero ari uburyo bwo gutegura intambara ku buryo buzaramba niba aya makuru ari ukuri niba ari authentique dusigaje kuzamenya authenticité yayo M23 mu byukuri kwanza reka kubwira ikindi kintu nashaka kubwira M23 ishoboye kumanajinga ikirere mu buryo bwo gusenya ibyo bisasu ku butaka akaba yizeye iriya ntambara yabayitsinze burundu byaba birangiye yabisigaje akantu kamwe niba ibyo nkeka ari ukuri kongera umubare w'ingabo kugira ngo deploying ahantu hanini igifata hanini deploying kuko ishobora kubigira umubare w'abasirikare bakeya ubwo ntabwo umuntu yavuga yuko ya balkanization baba biteguye balkanization no kubeshya balkanization no rundi rurimo abantu bakoresha ariko ubusanga ari ibintu biri aho ngaho bya propaganda bidafite aho bishingiye kuko urumva reka dufate urugero M23 ihora ishaka imishyirano na leta ya Kongo ko baganira leta ya Kongo ni ibyanga turimo kujyana umuntu ushaka kubarikaniza akarere nta umuntu ushaka gushyiraho igihugu cyigenga ntabwo yagusaba ibiganiro ngo muganire ubwo byaba bivuze ngo leta ya Kongo niyivuga itari ko biriya binyeshyamba bishaka ko tuganira bishaka tuvanga ingabo nituvanga ingabo bazajya badupindura baduhindura
afazari bazatunga ahantu habo bigenga natwe dusigana igisirikare cyacu. Donc yaba ari balkanization urumva itewe na leta ya Kongo ariko itavuye mu bushake bwa M23. Ndabizi hanga tuzahasizanira n'abantu muri commentaire. Niba leta ya Kongo yanga ko baganira nuko yanga ko bavanga nuko yanga military integration na M23. Baravuga bati tumenyereye kwigurishiriza ibirombe ziranye shyamba ziratuzana ibintu ngo by'imirongo y'isirikare kubahiriza amategeko discipline n'iki patriotisme jewe mbonye ikirombe urumva hari umuntu wari munyandikira mu kanya ambwira ibirombe by'umuntu witaga Depite Mwanga Cucu umuntu w'inyeshyamba ngo usigaye warabyigaruriye urumva ni inyeshyamba ngo iba yitwa ndereka ndebe ndaza kuyibona witwa General Mutayomba w'umupareko wigaruriye ibirombe bya Mwanga Cucu. Ubwo urumva uyu munsi ni ibirombe bya General Mutayomba nyumvira nawe igihugu kiwakinga gutyo uha kontrola ubwo nyine biriya mwitirirwa aho byakabaye iby'igihugu byaje kamine ngo igihugu kibyexploiter bihembe mu general ahita byita ibye n'amatsinda akorera kandi mu 23 ntabwo byabishobora rero. Ubwo aha ni kontrola ni ibyacama wenda n'urugero cyabo n'urugero bigakontrolwa na management y'icyama we nk'umusirikare bikakugeraho ubona nyine bote no kuzo kugira no kurwana no kugira gute nta yandi magambo uri buzana aho ngaho. Ubwo bishatse kuvuga ngo M23 ikora mu kajagari nk'aka leta no kuvuga ngo Kibumba yaba ari ya Colonel Nzenze uko twari usanga tubizi. Masisi kabe ya Kabundi indi nayo ikabe yande ya Mirindi urumva indi kaba gutyo ariko indi kabe yazimurinda urumva. Ubwo ikoreye mu kajagari nk'aka leta nuko yagikora ntabwo twajya tumenya M23 n'ibirindiro byayo nk'umutwe wa M23 twajya tumenya M23 ya Kabundi M23 Nzenze M23 yande gutyo General Major Makenga akabaho ngaho kishusho gusa ariko sibyo bashaka mu wundo wa kijeshi military structure yubakitse nk'ingabo nyine ziri professionnel. Ni mpamvu Roni ijyaho ngaho ikemeza ko M23 ifite professionalism iri hejuru ya leta ikavuga ko irusha intwaro ariko yavuga ko irusha intwaro itarazana muri zo zisenya ibisasu noneho Roni iraza gutagangara turimo kujyana icyo ni kimwe rero bashobora kuba no muri government batemera izo discipline batemera iyo high performance ya M23 bavuga ati ije kudukura amata ku munwa kuko buryo umujenerali wa M23 wa government abafite inzu i Brussels umugore wa Nairobi afite itaje akodesha Cape Town muri Afrika y'Epfo. Urumva nk'uyu nguyu Mutayomba ni kiyasi cyuko mu mezi 3 arahagije kugira ngo abagize inzu Dar es Salaam nakandi gakeregeshwa azajya aruhukiramo mu Nairobi gutyo ariko ibyo ngibyo si byo M23 ntekereza ko ishaka kubaka igisirikare yifuza ko yakubaka igisirikare gikorera ku mundo w'ubutegetsi bwaba butegeka bwubashywe abutari bw'umuntu yikoreramo ku giti cye. Ukabona ko rero akenshi na kenshi ku ngabo zirwana n'inyeshyamba ibyo bintu ntabwo bakunda kubyubaha. Ndaguha ingero zifatika ntabwo najanga kuvuga burabura kugira ngo exfare yange guhuza ingabo n'inkotanyi RPF yego uwitwa Bagosora Kavarusha mu biganiro avuga ngaje gutegura apocalypse ariyo genocide. Kimwe mu bintu bubakiragaho byari bateye ubwoba ni ukuvanga ingabo kuko ingabo za RPF zagomba gutanga 40% exfare gatanga 60% ngira ngo isoko ryo gutoza izo ngabo z'igihugu byari ryahawe Tanzania. Tanzania rero gutoza ingabo z'igihugu nshyashya zagombaga kuyoborwa ngira ngo n'umugabo w'ingabo ko guturuka muri RPF muri exfare ngira ngo umwungirije agaturuka muri RPF ubwo ngira ngo ariko ari General Major Paul Kagame uko byari byubatse mu masezerano yarusha niba nibuka neza nsubiye gusoma bijya gusa gutyo. Ariko ingabo z'indanini z'ibiryi ntabwo zijya zemera kuvanga n'abandi bantu baje bazanye ndi matwara amashyashya afite discipline ifite performance iri hejuru icyo nimushaka gusobanura. Ibyo rero bijya biteza akajagari bikaba byateza intambara gufata isuri itari ifite. Turimo kujyana isuri itari ifite yiherero yo gushwanyagurika ko ibyagezweho kuko M23 isanga mu masezerano na leta ashushanyije yuko bavanga ibyo bakora icyakorwa kugira ngo amahoro aboneke ariko leta yarayanze yangira ikirero bari abajenero ntibashaka kuza kusangira nabo muri M23 kandi mu byo basangira sa amafaranga gusa kongo ifite amafaranga banasangira mu byo basangira harimo na discipline kubera ko umusirikare mu M23 ntabwo ashobora kwemera uko mbibona kuzavanga n'umusirikare ugenda urya ibidufu mu muhanda
muri kuri patrouille mwamaze kuvanga, undi arimo kurya ibiraha, undi arimo kwirenza iki n'iki na surudure mufuka n'injangwe ku mukandara, injangwe yo kurya. Ntabwo ibyo babyemera, ntabwo ariko batojwe. Abo rero badashaka kuvanga baba bavuga bati ibyo mutuzaniye ni ibiki, ko menyereye gutahana $100 zanjye ku mufuka nasoresheje, noneho bashaka kuzana ngo discipline National Revenue Authority niyisoresha nge ngo revenue yanjye nzayibona mu mushahara, mugenda nisanzwe niyubakira amagorofa mu byo nkura ku kirombe, mu byo nkura ku mugezi, mu byo nkura ku isoko ryaremye. So urumva rero muri sizi impamvu nzamuye ino issue, ariko gusa ubwo turabona imbunda mishyashya zinjiye ku rugamba. Wa mugabo rero Mondestone ubanza tuza gutara amakuru y'intambara, none ureke ibintu byo kwivugisha ibyo nakubwiye. M23 ihamagaza bari abanyamakuru ejo muri kwa gatandatu ushize, ishobora kuba yashaka kubacira isi rivuga iti na bado twari tutararwana, mugiye gutara inkuru, mugiye gutara amakuru, kandi mujyane nk'akantu yari kubabwira iti ikiganiro gitatu kizabera i Goma. Uziko ibyo uvuze ari ukuri, kuko bagikora iriya conference de presse ariko basi bafite akarenga, bahise bafata akarenga basumira ibirindiro byegereye MONUSCO yavuze ngo ishaka ko barwana, ngo barebe ko MONUSCO irasa, nirasa batangire kubisabira mu kirere bajye basubiza batesesha ko mwarashe bombe 10 twategereje twazibuza. MONUSCO bajya ahita yikuramo, igahita yigendera ikisubirira Goma, ikavuga uti twari tuzi ko tugiye kurasa kuri baba, none bazanye imbunda zibisabira mu kirere. Ubwo wowe wakwiga urwana wowe ariyo mpamvu rero abantu bavuga yuko bazayamanika. Umuntu yakwibaza ese M23 izo mbaraga cyangwa ngigarutsiho izivana ari umutwe w'inyeshyamba, ntukangore tutazashwana nawe. Nakubwiye aho ishobora kuzikura, hari inganda zikora imbunda bakazigura bazinyujije mu kihe bacishije mu kihe kirere ko ari nyeshyamba. Ikirere irucurose nta kibuga cy'indege cyangwa ntabwo biza cyangwa bakazinyuza aho banyura bajya gusura za presidence. None se ubwo umuntu yaguhinzira ngo ugire Rwanda, akaguhinzira ngo ujye Addis Ababa, akaguhinzira ngo ujye Mombasa, akaguhinzira ngo iki n'iki, nuko tutazi aho babanyuze akakwima n'intuze. Ariko shaye nyeshyamba ntabwo uzize wa wundi. Iyo ni diru yushaka kuzicuruza, wahazaza inyuza arahazi zikagera Bunagana, turimo kujyana. Yego M23 ishobora kuvuga iti ezeranya kuzigura ku bwinshi, bazanye echantillon, urumva samples, bakabona zira wakinga BM igaturitsa ikabira bishenge byose, ibifaru byarase igahita bisamira mu kirere, Sukoye yarase kavuga uti ni mu bisubirane. Urumva M23 uretse kuba M23 yabikoresha bikawakinga, byahita biba n'isoko no kuri leta. Yego nukuvuga ngo mfite gushidikanya ko abantu bacuruza imbunda kuri leta ya Kinshasa bashobora kuba bajya no kuzicuruza kuri M23, bakavuga ati twabahaye drone z'ubwoko bunubu, reka namwe M23 tuhe ibindi bisasu byo gusenya ibibombe biraswa na drone kuri ku isoko ry'imbunda. Ibyo birakora. Yego hanyuma hari ikintu nashatse kubwira cy'igihamya cy'ibingi bikubwira nuko turakomeza aho ngaho. Nago bya bintu bavuga yuko abanyafrika ibihugu by'ibihangange bitugwanira kugira ngo bicuruze imbunda, nago byaba ari byo ngibyo. Niba wajya gubishidikanyaho ntuzongere gukora uyu mwuga w'itangazamakuru, waba urimo witera igihe uzagenda muri gospel ujye gusenga nawe uhenuhenu, urumva. Ariko ni waraje mu by'intambara izo katuka butazizi ubwo nyine umunyamakuru arabaza. Ibyo ni ibintu biwakinga, ni ibintu bikora, urumva. Niko isi yubatse, kubera ko ndakigusubiza mu buryo bubiri. Ijambo rya mbere, yaba missionary mercenaire umucanshuro uri muri Kongo nta kintu apfa na M23 ari ku kazi, burya na M23 muri Kristo yajyayo. Yego turimo kujyana. Mbega namufashe mbere ikavuga iti ubumenyi watagaga hari ariko turabukeneye, pesa ni ngapi, akabona bararenzaho $100 gusa batamwishe, nawe yahita bakorera. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, SADC, EAC and whoever you want, nta ukunda leta ya Kongo kurusha M23, even banazi ko ari abakongomani barwana baje mu kazi. So America bya bindi givuga, urabona Blinken u Rwanda mukuringa abahanga iki ntabwo ikunda leta ya Kinshasa ngo yange M23, nayo M23 igize ikintu shyira ku meza ikabona ababagayenga bajya mu biciro Amerika yaza. Niyo mpamvu abantu bajya banenge M23 kudafata ahantu hanini hari n'amabuye y'agaciro n'ibyo abazungu bakunda. Kiriya kintu izagihorana, izakiyambura uko yagikosoye, kandi nta kizatubeshya. Ikeneye gufata ahantu hanini
igafata ibirombe abantu bakayibenguka bakavuga bati dufite mangahe kuko nta muzungu nta munyaburayi ukunda Afurika cyangwa yange Afurika akunda icyo akuramo na benefit abifitemo. ubwo nshaka isubizo cy'abantu basakuza ngo kudafata goma nibidafata goma ni ihomba. Ubwo muri comment wavuze ngo genda matubwirire bafate goma nibidafata goma irahomba. None se yafata goma harimo kibuga kirege international kingana kuriya amakompanyi yakigwagaho ntatangire kuza kuyinegosia. Ese Ethiopian Airlines tuzakomeza kuguruka ba chef afande dukomeze tuguruke niki ese abahanyuza ibirombe n'amabaye y'agaciro batuma bitwara babijyana i Burayi. Ese twagaruka umutekano waragarutse M23 waragarutse ngo tugaruke murashyira iki ku meza mwashyiraga iki kuri guverinoma murakuba kabiri rero cyangwa twagabanyije ibiciro kudafata goma no kudafata n'ahandi niri mu bihombo singiye kukubesha izabeshya ibindi nge ntago Marechale bazambeshya ibyo ngibyo ubwo ntibayishoboye kuyifata cyangwa bari mu bihombo. Ibyo ni ibintu bibiri. So nyiraho ngaho n'icyakabindi rero nkijyaho rero nkubwire ngo hari amakuru mfite yuko hari imbunda bitaga niba ari 105 mm ni imbunda yari yadutse cyangwa 122 gun mu rutijana 22 imwe muri izo mbunda uko arebye hari ifite izina bita dimba hasi ubwo no kuvuga ngo simba nkibyibuka neza ariko ntago nibeshye ikesa swa 10 105 mm kwa koresha igifaransa cyangwa 72 mm nama murutsiye cyangwa niba atari na murutsiye nta kibazo niko bazita arimo iyo bita dimba hasi bavuga ko abafaransa bageragereje muri Iraq no ku ntambara yo mu Rwanda. Ndashaka guhabya ko ikintu cy'ikugerageza intwaro kirakora mu ntambara. Iyo mbunda ishobora kuba aribwo ari kigera ku rugamba muri 90 igahera muri Iraq igahita inazira mu Rwanda mu gihe cy'intambara yo mu Rwanda. Abafaransa bagerageza rero ngo barebe ubushobozi bwayo uko biri kose. Abantu barwanye mu ntambara yo kubohoza u Rwanda barabizi ko abafaransa bazikoresha ku misozi ya Mukarangi barasa ku nkotanyi bazigerageza. So ndashaka gukuraho igicu ngo hatagira ubwira ko inganda zigeragereza intwaro mu ntambara zadutse nshyashya ko ari ikinyo. Byo n'ukuri uzabinyomoza azajye kuri iyo mbunda rebe ajye muri Google rebe yatangiriye gukora. Ashobora kuzasanga 105 mm cyangwa 122 gun mm zishobora zatangiye kugerezwa muri icyo gihe kandi zikageragezwa kubera ko intambara yo mu Rwanda yadutse abafaransa bati twahageze reka tujye tugerageza imbunda yacu. Nizo rero zirasa mu kirere kuko geranze kugereza umutima ngo mvuge ngo M23 yaguze Iron Dome. Ndavuga se M23 yaguze iyo S-400 S-300 y'Abarusiya birashoboka se? Ese aba M23 yabonye Patriot missile y'Abanyamerika kandi Amerika ugiye kwihibanza kumurahiza no kumubandisha kubandwa urabizi akagomba kubanza kubandwa imibando ingana gute no kugira ngo ikirere ibone bya. Ndavuga sha oya ndabona simbone M23 ifite Iron Dome n'urugero simbona we ifite izo S-magana cyangwa 300 kuko n'abahinde kugira ngo bazihabwe nabonye bibanza kubandwa. Ahubwo wasanga yindi ko nabuhanga rishyashya arimo kwaduka ryo gusenya ibisasu mu kirere nicyo ndimo gutekereza giyeho kandi rikaba ryaba ari rishyashya arimo gukorwa n'inganda shyashya inganda shyashya ku ntambara shyashya zirimo kwaduka. Naho nashatse kwerekeza ubusesenguzi bwanjye bwana munyamakuru ni ibyo ngibyo. Ndumva ko usesenguzi umunsi bwa mumeze neza ariko ndumva abantu bajyaga bakeka yuko M23 ifite imbaraga babyumvise ko igeze ku rwego rwo guhanura ibitwaro byo mu kirere ubwo imbaraga zirahari. Bano basore n'inkumi bafite imbaraga zidasanzwe. Hari umukoloneli wahoze muri M23 uri mu bafashe umujyi wa Goma muri 2022 by the way nkubwire yuko M23 irimo kwizihiza imyaka 11 imaze ifashe umujyi wa Goma. Ubundi umujyi wa Goma wafashwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2012 ubwo ni isabukuru y'umunsi y'imyaka 11 n'umunsi umwe. Ubu tuvugana nibwo muri Goma M23 irimo hakora parade hakoresha n'inama abaturage muri 2012. Ubwo tuvuga yuko M23 ngo yahombye. Ntago nabyita guhomba nakubwiye yuko muri tagitike z'intambara no kuva mu birindiro gufata ibirindiro ari kimwe no kubivamo biremewe. Giye ikintu cyemewe mu mategeko ntabwo njya impaka. Niba urimo gufata ibirindiro no kubivamo ku mpamvu zawe byemewe it's okay. Ntago myite igihombo. Wenda iri foro kire premier so munarebye ku musaruro wa mbere n'ubu ngubu bese ntabwo tubizi iyo ni yibizi niba aromye cyane barungutse kuko icyo nzi M23 umunsi rusha imbaraga iya mbere. Ntabwo mbizi kuko ntabwo tuzi icyo yari gutakaza yitavamo niba itari kuhashirira
kuko no kuyisohokamo barahashiriye by the way, baraharwaniye bikaze za Kanyarucinya za Kanyamahoro zahe hose abana barahaguye ni benshi cyane igihe arimo gusohoka, uzi ko yasohotsemo ku bushake ariko mu nkengero zayo ikahakurwa n'amabombe. M23 ujya kuganira rero ubaza bawe iri ngoma nibo bazi ingamba barimo Simba muri M23, ariko ibyo twita igihombo bishobora ko ari zo nyungu zayo. Kuko ndaguha urugero, ejo bundi yavuye Mushaki iva Kicanga iva Mweso iva Kibumba iva mu birindiro yavuyemo abantu bateye M23 irahombye, none yabigurutseho iri stronger than ko yari imeze mbere. M23 ifite kuri canga ikarita kwayo, sinshaka kwivaga mu byayo, ariko iyo wita igihombo ntabwo tubyumvikanyeho kimwe, ubyita igihombo afite ukuri, utabyita igihombo afite ukuri, ubwo ni buri wese ni uzi ukuri kwe uko guhagaze. So ariko ngusubiza nkavuga ko rero sinenda kuhakana yuko niba hari indwanyi n'ubwoko bw'abarwanyi bashyiramo kwinjira ku rugamba hakaza n'imbunda nshyashya zitari zisanzwe, niba ari ukuri koko nakomeje kubishimangira ko ntazi ko ari ukuri, byaba bivuze ko ino ntambara izafata igihe kinini cyane kandi ko uwibwira ko M23 bazayitsinsura yaba yibeshya. Yego. Reka rero dusoza, ariko ntabwo twasoza tudatanze update tuvuge ngo intambara igeze hehe bimeze gute, kuko babantu bakeneye kumenya amakuru y'uno munsi ngo byiriwe gute, mwe turabyiriwe gute. Sha yewe ntabwo mba kuri ya rugamba ngo ndamenya ngo habaye iki ku isaha ku yindi, urumva, ariko ndabona Laurence Kanyuka amaze kwandika ashimira, ndavuga ngo nous tenons à remercier tous les journalistes et médias qui ont répondu présents à notre conférence de presse tenue à Bunagana, RDC, le 8 novembre 2023, malgré un emploi du temps très chargé. Que le Tout-Puissant vous bénisse tout abondamment. Mu magambo y'igifaransa usobanuye aravuga ngo reka dufate uyu mwanya dushimira abanyamakuru n'ibitangazamakuru bashubije ubutumire bwacu bakitabira ikiganiro n'abanyamakuru ibunagana ku itariki 8 z'ukwa 11 uno mwaka, ngo pamoja n'akazi muba mufite kenshi turabashimiye, Imana ishobora byose le Tout-Puissant ibaho umugisha. Ni itangazo ryanditse mu ndimi zose. Ubwo ndimo kureba imbuga ya M23 ikoresha, reka turebe ibyo Radio Kapi irimo gutangaza mu by'amatora. Reka turebe gusanga abantu amakuru y'intambara uyu munsi sha ari hehese. Intambara reka turebe nsome no tweet, nanjye mbikora kuri Twitter aho kabyarawe, urumva. Ubwo umujyi wafashwe wari wa Karenga, j'ai monté proche de la continent appelé by the way, ku rubuga rw'imirwano nta kintu gishya gihari uyu munsi kugeza kuri saa turimo gukora ikiganiro. Ubwo nyine biracecetse, cyangwa barimo gucukura indaki, cyangwa barimo koza imbunda. Ni ibyo nta bindi. Kumwadubwiye ko no mwibanga nyine baba barwana banafatana amateko, abasirikare batarashe baragatsindwa bashimutana, muamura aho ngaho gusa mwicaye mu kuvuga ngo mwe baramujyanye inkota icyuma iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. None se misiyo komando ntabwo ushobora gukoresha ibisasu bisakuza cyangwa imbunda zitavuga zero silence, ntibazakubeshye. Ushobora gusanga hapfuye benshi ku munsi imbunda zitavuze, cyangwa bakaza bagatwara nka paratuni yose bakavuga kuri gun point bati bitirimo amaboko hejuru mwese mu nkurikire. Nta wamenya, bizwe n'abariyo ku rugamba, niba bitangaza niba turitsanya tuzabitangaza twebwe se, cyangwa bazareke no kurwana. Undi kurwana bimara iki buriya bazajye kuganira tanga makuru. Umunyamakuru arimo kunseka baricana bavindimwe bariya bajya ngo bafite shitani rwose barimo. Niko yego nose ako simundi twasoza tutavuze bijanye n'amatora ko bari gushinjana, nuze Katumba arashinja nuza avuga yuko iyi ntambara itayirangiza mu mezi 6. Wowe ni kubibona? Arimo gukora pompage ku kamashu. Arangiza intambara amezi 6 sire wayiteye. Nibaze kare wayiteye ubwo nibuze ko yanayisoza. Chiseke nta kamushinja yuko atari musaravuga yuko arabavuga se M23 se harabandi. Ashaka kumukoresha penalty ngo yiteranye n'ibihugu bituranye. Natsinda amatora se azategeka wenyine atari kwe n'abagenzi be. Mu mboni yawe urabona yuko rero Katumba atsinze amatora intambara yayirangiza. Ntawe yarangiza. Wese reka bamusimbuye batayirangije.
yakomeza akadadaza nawe akareba ko bikunda cyangwa bikanga. Reka rero dushimire abantu bose badukurikiye kino kiganiro tubabwira yuko nukuri muri ingenzi kandi nayo nkunga yanyu dukeneye irenze ibindi byose. Ni karibu kandi ukanabikurikiraho tunahereza umutumirwa wacu atubwira ijambo rya nyuma ryo gusubiza. Ijambo rya nyuma akose rya nyuma ngiye gupfa se reka ni ijambo rero kikiganiro. Ni ijambo rero kikiganiro sinzapfa nzarama. Urumva bakora gripe itangiye gukira. Icyo nabwira abantu no gukomeza gukora subscribe. Bagakora like ku nkuru dukora ariko bakanazisharinga kubera ko izi nkuru iyo yumvise wenyine ntuyihe nundi abagize ikintu ahomba. Ni byiza rero ko cyane cyane abantu bari mu burengerazuba bw'isi, bari muri za Canada, bari za Europe, bari za Australia. Reka nsuhuza umugabo bita Cyubahiro Nkunda uba Australia, banjara ducatinga. Abo bose bari mu mijyi nka Canberra, Sydney, imijyi nka Perth, ni imijyi itandukanye cyane hariya muri Australia haba abantu benshi bumva ikinyarwanda. Basharinga izi nkuru kandi n'abavandimwe badukurikira bari nko mu Rwanda no mu Burundi nabo basharinga izi nkuru banakore commentaire kugira ngo ubutaha tujye dufata ikiganiro kimwe cyo gusubiza ibibazo abantu baje muri commentaire. Hanyuma ubwo nawe nk'umuyobozi w'ikinyamakuru niwe wabizeza ko uzaba content nzima n'abantu basobanutse barenze kabisa kugira ngo twe kubapfunyikira. Iyo cano idapfunyikira abantu barayireba. Turi ku isoko turi benshi. Hari umugabo umwe ufite cano ntashaka kuvuga izina akavuga ngo ndamusenya ko mutangazamakuru turabujwe gusenyana. Wajya kuvuga ngo goma yafashwe ngo nzenze ngageze hehe n'iki abantu bakanamukunda ariko abantu barimo kugenda bamuvaho kubera kubeshya. Si ntumuvuga izina ntago bitangazamakuru byemewe. Uri nyamutwe muzeya wiringoma ngo ngarafunzwe kagize gutenza dosuite. So ntabwo ari byiza kuvuga inkuru za byacitse. By the way tunasoza ntabwo tuvuga dusesemwe intambara ko tuyikunda. Ariko ushaka amahoro ajya mu ntambara. Yego. Turimo kujyana. Dutanga amakuru ku by'intambara no kuntu ziba n'iki byose kugira ngo atrist niba n'umuturage utabisobanukiwe abisobanukirwe. Ese mu ntambara bigenda gute? Isasu rivuze bigenda gute? Utekinga kava. Wumvise ikintu gituritse turyama hasi. Buryo ubuseviza ubuzima bwa 70%. Ikintu gituritse cyose ukaryama hasi yaba gazi yaba iki n'iki ubuseviza ubuzima bwawe. Kuko iyo uhagaze shrapnels cyangwa biriya bintu biturika bisandara biragutwara amaboko bigutwara iki n'iki. Ubutaha tuzarabwira abanyamakuru uko abantu batara amakuru ku rugamba. Yego. Niba bitanakubuza gufungura kamera yawe. Ngo nukuri ku ntambara. Tubabwira imyambaro bambara uko bigenda nawe icyo ukora n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo uko witambo wabakubaje turinde uko uhita wisobanura kugira ngo batakwitiranya n'umwanzi. Ibyo twabibwira abantu kugira ngo ibiganiro byacu biye kuba iby'intambara gusa byashyushye ahubwo iby'intambara byigisha ko itangazamakuru rigisha rikamenyesha rikanetenteninga. Ubutaha abantu bazanamenye ko kandi bimwe babyita political entertainment. Ntabwo ugomba kumva amakuru y'intambara ngo yavuge washanyaraje washyuhije umutwe ngo numara kuyumvura umutima urarudiha ngo uvuge uti ndapfuye karabaye. Uyu nabuze bya politiki. Oya. Nibyo gusa nta bindi navuga. Ya no kubashimira. Okay. Ubwo naho utaha urakoze.